induru birabaye kuri sefu bamwe bataba bariyemo injawuro abandi bataba twe twari twumvikanye nye barumvikanye mu muhaye 6 ibi bindi birebire ibintu birebire birakurura nuvuga ngo wasanga komite zipandisha ibiciro kazo ntabwo wabura kubyibazaho niba bafite bumvikanye nye 6 subuze zije gute ntabwo nabikurikiranye ngo mbimenye ariko 6 zo barazimuhaye ndabyibuka icyo gihe ndi kumwe na Rugangura Axel ndabyibuka mu mujyi ajya gusinya kuri UTC nabonanye nawe na Sefa amaze gusinya arabitwemera ko hawe 6 kuri UTC mu gakofi kari gari Rugangura Axel twari duhari none ikintu gitangaje ni iki nta wajya kumva kuva ngo kasirye bano baremera ko yasinyiye aya abandi ngo yagurishijwe aya ngaya ugasanga ari ibintu bihora mu kirere biraho barimo baraterana ibintu amagambo ariko bidafite ahantu bihuriye no kubaka ikipe ya Rayon Sport ariko uyu munsi ujya kumva ngo Rafael yarasinye nta umenye uburyo yasinye yahawe ngaho ibyo ntibikureba apfa kuba yarasinye ikindi cya kabiri abandi bamenyereye bari mu biganiro ntibarumvikana harabura gatoya nahinja ikindi cya kabiri ujya kumva ukumva Dodier yasinye kandi ikintu gikomeye ni cyekazo nta fan club rimwe bigeze babwira ngo tanga amafaranga ya Teletemo koteza ese wamugana bariyo mwagiye mutekereza nako kantu niba abantu bashaka kugura abakinnyi batagusabye igihumbi cyangwa 2 ubundi ubwo umuntu gushuka ngo komite ngo yegure umuntu kubwira ngo komite nishoboye uwo muntu urumva agamije niba Jean Fidel byamunaniye arakomanga kuri score umutera nkunga ati ni score bavugana n'akarere ka Nyanza nabo bantu kazu cyangwa se afate mu yigo ukajya kumva ngo urabona ngo ivi na ivi ngo byagenze gutya ngo kuki ngo batavuze ngo ducange ngo umucango uracanga iki ko batagusabye umucango kuki batavuze ngo ducange kuri rwatugiye harwo basabye umucango bivuze se ahubwo barayuzuza teze ibibazo muracanga mu 2020 n'urugero niba arizo rwatugiye ashaka murazibona murateranye muzibone YouTube channel byakunze none ubu ngo mwareba ariko ariko zakabaye zitangwa n'umuntu umwe ahubwo cyangwa babiri kinda cyemera kandi niyo cyane Clement ntibakwiriye kuba ngo duteranye kipe yakagize ahubwo bakeneye kuba ati president dore amafaranga duhe konti duhe dushyira amafaranga nicyo kintu cyakabaye gikwiriye ariko bitari ibyo niba utabishoboye wowe cara ufane fana birahagije gazo nibyo bakora ariko ugifite warozwe n'amagambo yo gupinga leta yadi n'ubuyobozi bwe uwo nawe yitekerezo kuko abavanga amagambo n'uburozi hari abarogeshwa amagambo gupinga buri kintu cyose Jean Fidel akoze gupinga buri kintu cyose Jean Fidel akoze bati disi wanze yarayiguze to turabanyakuri nuko ari byiza tuzagushima ugura se agazugo yatugura ngo bigende gute kazuma yera na hose by'abanyamakuru ariko niba ukora ibintu byiza tugomba gushima ariko kugeza ubu biranoroshye kazuba ibintu by'abantu benshi iteka utabitije umurindo wo kubishyigikira ukabisenya urumva byakugwa amahoro imivumo yabo wazayikira ntabwo bishoboka ariko niba tubihereye kuri Rio de nabonye umunsi w'igikundiro Rayon Sport yawuteguye neza cyane yawuteguye neza cyane sinabiteganyaga ko stade yuzura abantu bagasubirayo abantu imiryango yafunze bakaburaho bajya imiryango yafunze ko stade yabaye intoye n'ubundi stade yabaye intoye ariko mu mikino ya shampiyona se ko turi senyenge kazu mu mikino ya shampiyona se ko tutajya tubona buzura kuri sinubizi bya hano kweri kuko byabaga biteguye nabi ariko biratwereka ko nabivuze ejo biratwereka ko n'imikino ya shampiyona twanabivuze ejo imikino imwe n'imwe n'ibintu bimwe na bimwe bitarimo amanyanga kazu abanyarwanda barabikunda baritabira ariko ikintu kizwi ko kirimo umwanda kizi ko kirimo icyasha kukitabira biragoye cyane Rayon Sport yujuje stade ku kigero cya 99.9% by'abantu bayo genda shako umbariza bayo 100% ni nko kuvuga ngo Yanga ku giti cyayo rwose yo yizeye kuri YouTube channel live bari bafite 20,000 barebaga match YouTube channel Rayon Sport 20,000 record ikomeye mu Rwanda record ikomeye mu Rwanda umwe wese kwisi awari makumyabiri bivuze ngo ndi burayi ariko ndashaka kureba bivuze ngo stade bari barimo na gatonyanga mu nyanja mu nyanja y'abantu kazu ndi abo bantu rero nabo dufate ibaza badakoresha none YouTube channel badakoresha internet bumva radio gusa dore kantu koroshye ibaza iyo bo bana dore kantu koroshye fata bari muri stade urugero niba ari makuru namenye n'ibihu hagati y'ibihumbi 12 na 13 ntacyo katubari ibihumbi 10 dufate n'ibihumbi 20 bya live ni 30 n'ibihumbi 30 abo bwo bananirwa gutunga rero bishoboka twere gufata imibare ya kure ibihumbi 30 gusa ubashakira uburyo bwo kuvuga ngo ni gute batanga inkunga yabo bikagera kuri Reyo
ni gute wabikora abo bwabo Rayon Sport hari ikibazo yagira cy'amafaranga ntibishoboka. abenshi baba muri Amerika no muri Australia n'ababa i Burayi babura ubushobozi butuka Rayon Sport. Abo niba babateguriye ibintu byiza nka biriya ku cyambere banza ukora ibintu byiza barateguye kabisa, bishimisha abafana, ahasigaye babaza amafaranga. barateguye kazo. Niyo mpamvu ushima perezida wa Rayon Sport yabagaragarije abafana ko afite ubushobozi, afite intego, afite umutima wo kubaka Rayon Sport nziza, akazayisiga ari yarambye. Uyu munsi niyo yagenda ahita Imana agusigiye abakinnyi beza, nubwo yayunda uzarwana no kongera, nta n'undi wabishobora ariko ninde se abandi twamenyereye bazakira kino se basandara bigendera. Umuhango wo kuvugurura amasezerano na Skol umufatanyabikorwa wabo mukuru Kazungu yasize miliyari barayisize. Perezida yaravuze ngo turajwe ishinga no kubaka a football club not a football team. Ni ukuvuga ngo football team ushobora kugura abakinnyi b'intwaro ubu mwaka umwe baseze imwe igashyuha yagera igahora igatwara igikombe utaye kabiri ya karindwi, bamwe bakagurwa ahandi. turashaka kubaka ari ahangaha yicaye kuri iyi mikoro yavuze ngo twaje dutorwa kuyobora Rayon Sport, twaje dusanga ikipe nta ofisi igira, dusanga ikipe naho bitwa ko bakorera akantu ka findafinze baricaraga ku ntebe za Skol. Rayon Sport utamenya ko ari club, utamenya ko ari ikipe, itagura intebe nk'izi twicayeho, intebe nk'izi twicayeho. Twabanje kurwana n'ibintu byinshi, ari nayo mpamvu mu myaka 2 ibanza donc yasaga nk'umuntu uri gusobanura uburyo mu ntangiriro zabo bahuye n'ibibazo bikomeye, babanza no kurwana no kubanza kubishyira ku ruhande. Kurwana no kubishyira ku ruhande rero ntibyari kubemerera kuba bahita batangira bahatana ngo batware ibikombe bishoboka. Avuga ati ariko iyo myaka 2 ishize turi mu murongo mwiza, aho turi kujya noneho turimo turahabona, turimo turahareba. Atuye umwaka wa 3 ni igikombe. Ejo bundi berekana abakinnyi, hari ingingo baramuhamagaye ari umutoza, noneho abakinnyi barangiye batangiye guhamagara staff technique, aramufata aramubwira ati hindukira kebuka, ahera kuri kiriya gice cyegereye vestiaire, agenda amwereka stade yose kuri YouTube cyane abantu babirebe. Ari ingingo twaramajije aratubwira ati yambwiraga ngo urabona bano bafana bose ukuntu bangana, azenguruka stade yose abafana bapfutse, aravuga ati bano bantu bakwiye igikombe. Hari ingingo nta kindi kintu bashaka, nta kindi kintu bakeneye, ngo habuze gatoya ngo twaranyereye. Yaravuze ngo reba bano bantu ukuntu bishimye, reba ukuntu bameze. Urumva abasifuzi baragowe nubwo rimwe nabo babivanga. Ikipe ikomeye ibikomeye, umusifuzi yasifura nabi, ikipe ikomeye ibikomeye. Iyo ushaka igikombe ntabyo kuvuga ngo abasifuzi, ntabyo kuvuga ngo imvura yaguye, ntabyo ikipe ikomeye ishaka igikombe iragitwara. Muri ekipe ya Rayon Sport urumva bikanyura no muri federasiyo birumvikana kurinda bigeze ku mutoza, nuko ekipe ya Rayon Sport yasabye ko Rwatubyaye yagarurwa mu ikipe y'igihugu, hataje byo guhatana no guhangana nyine, ariko mu rwego rwo kongera kureba uburyo bamuzamurira morale. urumva Rayon Sport yo yagombaga kurobinga, baravuga bati ni umukinnyi wacu, ni kapiteni. urumva byibuze naza mu ikipe y'igihugu, nabo bakinnyi bandi bakinana muri ekipe ya Rayon Sport barakomeza koko babone ubushungure n'ubukaka bwe, bavuga bati umukinnyi uri kuri profile nk'ingi y'ikipe y'igihugu, wenda n'ubutumwa azajya bazajya babyumva ibintu nk'ibyo no mu rwego ariko rwo kongera kumuzamura morale kubera igihe yaramaze yaravunitse. Ibyo ngibyo byo umuntu twabiganiriye numva ni ikintu gishobora kuba cyakumvikana. uwo ni Rwatubyaye. Undi wagiye uvugwaho byinshi cyane, ubwo wambazaga ababuze abantu bari biteze, ni umuntu witwa Ombolenga Fitina. Inyuma gatoya cyane ku ruhande rw'iburyo, ku ruhande rw'iburyo bamubona na Serumogo. Usore nkubona Mark nawe yageze sezon nziza muri Gasogi, yageze sezon nziza. Abantu kuri Ombolenga bavuze bati ikintu gishobora kuba cyamukozeho ni ikosa yakoze Senegal dutsinda. Sinzi ubwo abo n'abasesenguraga bavuga bati koca byaramurakaje cyane iriya yakoze Senegal penalty kuri penalty. uvuga ngo habanjemo Serumogo baramusimbuza kuko uruhande rwe rwabaye amenase, hajyamo Ombolenga baramuroba, barenda bamwinjira na box, bituma bateye umupira awukubita nabi, ahubwo awuzana muri box kugira ngo awurenze, bituma Mutsinzi Ange Jimmy akora penalty. atega sacrifice bahita batera. Ese niyo match gusa munibuke nabwo asimbura no kuri match
match yabanje ya Mozambique muri South Africa abo ntabwo yagize match nziza cyane match ebyiri ziheruka rwose mu Mavubi ntabwo zari ziryoshye kuri fitina ku buryo abantu banavugaga batari ubundi iryo simbuza rikorwa kubera iyihe mpamvu icyo gihe mwibuke twese twakweshoningaga umutoza abikorera iki ko Serumogo ari hejuru amukuriramo iki navuga ko aho rwose turemeranya na Rugangura kuba yavuga ati nabanza tuzeho gato yitekerezeho ibyo ntabwo byaba ari ikibazo nanone na Mark kandi nk'umwana usa nk'uri gushibuka nawe tumugire icyo cyizere kuko n'umwana ufite impano ubwo rero ni ibyavuzwe hanyuma kuri gatatu ho nta kibazo ari Ganijuru ari niyo mugabo wa APR aba bakinnyi bo nakazaracitse ngaha nta wasigaye rwose wajya guteza akaduruvayo ngo gukina ngo iki uwari bugere Christian ariko Christian nawe buriya navuga ko Ganijuru izi friendlies zaramumuritse cyane za Rayon Sport izi friendlies za Rayon Sport abantu bose izina rye bararisigaranye mu mutwe ku buryo n'umutoza kameme nk'umuntu arebaga match zose aba hari yagombaga kameme kumutekerezaho dukomeze ubwo turimo turagenda kuri departement yes ubwo defense tuyivuyemo hanyuma rero hagati mu kibuga hagati mu kibuga tubanze tuvuga bagarutsemo Sefu na Haruna Sefu na Haruna muri ekipe ya Kigali nawo nta urushaba hanze dushimire Federation y'Amaguru mu Rwanda nyuma y'akanyafu banyujije kuri Niyonzima Olivier Sefu nawe agatera intambwe akandika ibaruwa agasaba imbabazi nyuma y'amakosa yari yabaye muri Kenya ubwo yavaga muri kampu mu ijoro ubu rero abantu basigaye bamwita Nairobi amazina mu kibuga bakamwita Nairobi rwose rero na Kenya Nairobi nyuma rwose mu gisane babita Nai Boys Nai Boy rwose twemeranye ko hari abakinnyi babiri ba recuperateri mu Rwanda badasanzwe overall tutanarebye n'abanyarwanda gusa Sefu n'umuntu witwa Pichu barihariye Pichu wa Kiyovu ariko mu banyarwanda hari udashidikanywaho ni Sefu ni umukinnyi ukomeye byari byiza kumugarura hari unawe twavugaga yuko umutoza yagombaga kumuhamagara rwose bakanicara bakanasangira nk'abagabo yashakana mutumire mu rugo akavuga ati rwose nibateke ka cyayi tuganire nk'abagabo ubona nkumvise wahinduye ibitekerezo byanjye n'iby'abandi bantu benshi vraiment Haruna abanyarwanda tumugomba icyubahiro ubu nibwo nyine nabibona tumugomba guca bugufi siritu ku bantu batagiye bemera yuko Haruna ari umukinnyi ukomeye kabati nasezere najye izi match za APR 3 Haruna rwose yaciye impaka nta gushidikanya rero agomba kugaruka hanyuma hagati mu kibuga aho induru zavuze ni kuri Kalisa Rashid utaha amagabo Kalisa Rashid rwose watsinze igitego kuri Peace Cup agafasha ikipe gutwara igikombe akongera akitwara neza muri rusange no kuri match ya eshatu za APR zose yarazikinnye abanzamo akayisoza yose agira uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo ikipe yari yahanganye bayitsinde Kalisa Rashid sinzi wenda uko byagenze reka wenda niba ari ibindi bibazo tutazi wenda bya fitness yajyaga agira imvune ariko ejo bundi noneho yakinnye match ya APR yose kuko ushobora kuri Super Coupe nta gihe gishize match 90 yarayiteye twaramubonye niwe abantu bagarutseho bavuga bati kuhamagara Reke Nsabimana Zidane ugasiga Kalisa aho nanjye ntabwo twemeranyije kuko byibuze abandi bari mu bantu bari bahanganye harimo abasore babiri ba equipe ya APR Ruboneka na Boneri urumva hakaza Haruna na Sefu harimo hakaza na Blaise wa Rayon Sport baravuga batangaha wenda umuntu utafitingagamo neza ni Zidane ariko nanone amahitamo y'umutoza ku byo yabonye nge ntabonye muri iyo mikino nagarukagaho ubwo sinzi icyo yahereyeho erega Axel uburyo equipe nationale hamagarirwa abantu nibyo bagomba kumenya bahamagara abakinnyi muri kategori 3 ariho dukomeza kwisa kuri Zidane impamvu tutabyumva ariko kuri Rwatubyaye wenda umuntu akaba yabyumva iyo uhamagara abakinnyi babandi bamaze kuba established muri equipe nationale kwa mukinnyi uvuga ngo afitemo imikino myinshi yaba ari muri format zirimo ndamukeneye par experience ko equipe nationale nayo ibikeneye nyine abantu ba cadre bayimenyereye bagufasha gushyira ibintu ku murongo aho niho ba Rwatubyaye wabatekereza utitaye kuri form n'ibindi ukaba wabazana uhamagara abantu ni nacyo ngenderwaho cyane kurusha ibindi percentage nini y'abahamagarwa n'abantu bafite icyo bita
fomu icyo bita current fomu bari mu bihe byabo utitaye ku myaka utitaye ku ngano ukaba uyu mukinnyi ni umuhanga urebye iryo umuntu anavuga ko ari ryo hame rusange mu guhamagara abakinnyi ni performance muri club performance based ku kigero nk'icya 70 nicyo kireba wenda ibyo bya establishment bakaba byarebwa nk'icumi ku ijana ibindi wenda byo kuvuga ngo introduce umwana nabyo bakaba byarebwa wenda nka 20 ku ijana ngira abana runaka ashyiramo bagira ukuntu bagenda bazamukiramo umbwiye wenda nka Casemiro hari iyo fomu ariko harimo kuintroduce nk'umwana cyane umbwiye n'abandi bakinnyi bato nk'abankubana ukareka Ombolenga ni nko kuvuga ati reka twintroduce uyu mwana ibyo birumvikana umbwiye na Rwatubyaye si fomu ariko namwe ati umuntu westablishinze ibintu wamaze gukatamo ikibanza ubizi ufite experience yagira icyo afasha ariko noneho profile ya Kalisa Rashid ntahitane ni ya Eric Nsabimana bombi ni abakinnyi badafite kapsi nkeya ariko zitari na nyinshi donc barimo hagati donc bombi kubareba kubajija byaba gusa kuri performance based nta kindi ahagaze ate ararusha mugenzi w'iki so kuvuga ngo umwe n'umwana undi ni mutoya so kuvuga ngo umwe afite experience nini cyane undi ntayo afite ikibatandukanye abo bakinnyi babiri poste zabo zinajya kuba zimwe ninde urusha undi muri icyo gihe n'urusha abana ahangaha wenda umutoza sinzi turemera icyemezo cy'umutekinisiye ariko kuri Kalisa yazavingaga kubona kabisa. Hanyuma rero muri ba rutayizamu rero ubwo turabariramo abataka nyine n'abatakizamu baciye ku mpande umuntu wagarutsemo bitunguranye ni umuntu witwa Savio Nshuti urumva hanyuma no mu bataka umuntu witwa Tuyisenge Jacques ruvuga ngo mu bataka umuntu abantu basa nkaho bahurizagaho baravuga bati umuntu witwa Mugunga wa equipe ya APR Football Club hanyuma n'undi mwana witwa Fisto wa APR kwanga baravuga bati umuntu witwa Jacques rwose umutoza yaba yaramubonye he ibibazo yagiye ahura nabyo sino kuvuga ngo yamubonye mu mikino ya gicuti kuko imikino ya gicuti n'igihe gito yabonye ntago yigeze yigaragaza nta bitego yatsinze nta kintu kimwe muri ya mikino yose ya equipe ya AS Kigali urumva bakavuga bati ahangaha Mugunga nk'umwe mu bantu banafashe equipe ya APR nubwo atasinze byinshi bitego 6 ariko Mugunga na Antoine Dominique mu by'ukuri abantu bavuga bati yaba ari Antoine Dominique rero mwataka umunyarwanda uhagaze neza n'ibitego biramuvugira hanyuma Mugunga bijyanye na match yagiye akina muri APR nubwo nyine bagendaga barotatinga rimwe akabanzamo undi akabanzamo Nshuti ubundi hakaba habanzamo Yannick ariko ubona ko travail surtout mu mpera za championnat yafashe APR kwegukana igikombe ntekereza ko ibitego yitsindiye mu mikino nk'icumi ya nyuma iyo bitaza kuboneka byashoboraga kuba ari ikibazo gikomeye so icyo cyagombaga kumuhereza kora wenda ni atana abanzamo ariko akabona iyo kora rwose yayideservingaga abakinnyi bose ntibahamagarwa ariko harabona babimeritaga nka Mugunga rwose ni sawa Jacques kumuzana rero uvuga uti ni umukinnyi ufite experience wamfasha nabyo si bibi ariko Mugunga nawe byatekerezwaho undi muntu usigaye nje nanabara yuko anababaje kurusha abo bose twavuze anababaje kurusha Christian nubwo Christian twabonye atari ngombwa cyane anababaje kurusha umuntu witwa Rashidi anabaje kurusha umuntu witwa Mugunga ni Fisto kabisa Fisto nawe abona ko rap ya national niwe mukinnyi w'umunyarwanda wagize season nziza kurusha abandi Shimwe Fisto yagize urare mu bitego bigera kuri 20 n'umukinnyi muto ukeneye gutangira kubona introduction muri equipe nationale aba bakinnyi bandi bahamagawe sinzi ko ari umuntu wagize season y'uyu musore muri Marine ko muri Marine kugira urare mu bitego 20 ugatsinda ibitego bigera ku 9 ugatanga ibitego 11 nk'aba bakinnyi bane nk'aba bakinnyi Muhozi Fred Savio Bertrand Iradukunda OG Kanyarwanda na Ramadani nibizi were kuri Bertrand yabanje kugira imvune mu ikipe yo muri Botswana yararimo cyane ahaviriyemo araza akora imyitozo ku giti cye match za gishuti za Bertrand nubwo twavuga ngo wenda afite akaruka experience muri equipe nationale kurushaho ariko ntabwo navuga ngo nawe forms ni ahantu umutoza amonye ahambaye ku buryo niyo yaba yarebye video yaba umukinnyi ngende yo kurusha Fisto deuxième chose kuri Savio na match za gishuti nubwo afite experience nta kintu kirenze cya Fisto siwe gusa tunayere no kuri uyu muvandimwe Axel yaramuvuze Muhozi yari umusimbura muri Kiyovu Sport par contre undi yari umukinnyi ubanzamo muri Marine niba ufite statistique nziza mu bakinnyi basatira abanyarwanda kurusha undi uwo ari we wese uyu ni umukinnyi bamwe batanatinya kuvuga ko ari umukinnyi wagize ariwe revelation ya saison muri championnat y'u Rwanda so kora rwose ngira ngo
yari indashidikanywaho wenda imbere na match asimbuye ejo bundi kuri Peace Cup Simbura- match nziza cyane asimbura Jabel ikindi match nziza ngira ngo banditse ko ari provisional squad ngira ngo wenda nihaza kujyamo ibindi bitekerezo maybe hashobora kuza kongerwamo abandi bakina